tubaha ikaze kuri YouTube channel ya Akumunsi, aho mumenyereye ko tubageza amatangazo y'akazi buri munsi uko tugiye tuyabona, kandi tukibana no ku matangazo meza cyane abagirira akamaro ushobora kudepozaho bikaba byabagiraho ingaruka nziza zo kubonamo akazi, cyangwa se utakanabona ukaba waba kuri waiting list, aho ushobora kuba waba published mu gihe kizaza. Iki kigo ni Roba Industries Limited, ho bakeneyeho abantu bize finance cyangwa se kuri position ya finance officers, bakeneye abantu babiri bose. Hano baratubwira bati Roba Industries Limited started operation in 2022 with interest in meeting the East and the Central Africa increasing demand, focusing on manufacturing of laundry soap, laundry detergent, depot, vegetable oil, facial tissue, and toilet paper, waste paper, recycling and packaging material. Hanyuma kugira ngo applying kuri ino position ya finance officer bakeneye abantu babiri bose. Reka turebe duty and responsibilities zisabwa kugira ngo ubashe kuba applying kuri uyu mwanya. Icyambere, posting incoming outcoming payment in the system. Iki ni icyambere uzaba ushinzwe mu gihe waramo kubona kano kazi. Making EBM invoice, gutanga facture ya EBM. Making bank deposit, kuba wajya kubitsa amafaranga kuri banki. Daily sales rich and customer account reconciliation. Preparation of a yearly and monthly report, reconciliating daily, monthly and yearly transaction. Carrying out stock takes, receive and verifying goods. Any other duty assigned by immediate supervisor. Hanyuma kugira ngo rero ibingibi byose bibashe kugerwaho, ni ukuba ugomba kumenya inshingano zawe kugira ngo uzabashe kuba wakwapplyinga kuri uyu mwanya. Hanyuma ikindi nabagiraho inama ni uko buri kimwe cyose kiba kigomba kugira suivi mu byo ukora byose. Hanyuma reka twikomereze turebe ibisabwa cyangwa se ibindi byose bishobora kuba bisabwa kuri uyu mwanya, hanyuma mbereke n'uburyo ushobora gukora application mu buryo bworoshye. Iyi ni Akumunsi, akaba ari YouTube channel yonyine imwe rukumbi mu Rwanda ibasha kubagezaho amatangazo y'akazi hose. Hanyuma qualification cyangwa se key competence, ni ukuba ufite diploma, degree cyangwa se in accounting related field. Ushobora kuba ufite diploma AM cyangwa se ufite bachelor degree A0 mu biri accounting, business administration, economics, ngira ngo ibyo murabizi, accounting, finance, public administration ndetse na economics, ndetse ufite na experience y'imyaka 2 ifitanye isano na finance, kuba uzi gukoresha neza computer, Microsoft Office and financial software, kuba uzi ibijyanye na sub knowledge will be advanced, excellent communication skills and teamwork. Ibi ngibyo rwose ni nkihame. Hanyuma kugira ngo applying kuri uyu mwanya, hano baratubwira bati interested candidate are invited to send scanned diploma, degree, CV and other document by the following email: admin@roba-general.rw, cyangwa se kuri email nanone ya abraham@roba-general.rw. ushobora rero kwapplyinga akanya wohereza dosiye zawe kuri ya email bitarenze ku itariki deadline ndaje nyibabwire nkuko bigaragara hariya deadline. Stay in touch kuri Akumunsi. Nkuko bigaragara rero hano deadline ni ku itariki 5 z'ukwezi kwa 5 2023. Iyi Roba Industries Limited ikaba ikorera mu karere ka Bugesera. Itangazo rimaze igihe, ariko impamvu mba ndigaruye ni ukugira ngo buri wese abashe kubyitaho ndetse no kubiha umwanya. Katurabarangira kandi kazi ka RNDPC Interoperability Lead mu kigo cya Access to Finance Rwanda. Deadline ni ku itariki 2 z'ukwezi kwa 5 ndetse na experience. Reka tuze turebe neza ibisabwa, turebere hamwe n'abashobora kwapplyinga kuri no position nziza cyane, hanyuma tubageze amakuru y'ingenzi. Nkuko bigaragara rero imbere yacu, Access to Finance Rwanda AFR is a Rwanda not-for-profit company established in 2010 to promote financial inclusion in financial sector development. AFR is currently founded by Sweden, Gesture Overseas Aid and so on. Reka turebere hamwe ibijyanye n'uno mwanya bashyize ku isoko, hanyuma turebe imyanya iri muri iki kigo. Muri iki kigo rero murabona ko gifite imyanya myinshi cyane, ariko reka turebere hamwe uyu mwanya wa RNDPS Interoperability Lead.
hanyuma tubashe kugenda dukora identification kuri buri poste nk'uko turi kubibona hano imbere yacu, ubundi ukajya ucungana na deadline. Undi mwanya uhari ni tourism and hospitality specialist, naho deadline ni ku itariki ya 30. Ahangaha hose ushobora gusura job in Rwanda ukaba wareba development cyangwa se full information ziri related n'iyi myanya bakonseye kuba namwe mwakwapurayingaho. Undi mwanya ku bantu bize rero ibijyanye na economics, finance, public administration, ari umwanya wa internal auditors mu kigo cya Premium Transport and Tours. Deadline ni ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu 2023. Reka turebere hamwe ibisabwa kugira ngo ubashe kuba wakwapurayinga kuri uyu mwanya mwiza cyane. Internal auditor muri kigo cya Premium birasaba kuba warize imwe muri ibi bikurikira, hanyuma ibijyanye na duty and responsibilities byo mwazabisoma. Reka twirebere ibisabwa: kuba ufite bachelor degree in finance, bachelor degree in accounting, bachelor degree in management with specialization in finance and accounting, ufite na experience y'imyaka 5 muri working experience related na biriya byavuzwe haruguru. Should possess a professional qualification such as kuba ufite ziriya professional certificate zo muri accountant, ACCA, CPA, SIM, detailed knowledge of financial audit standards, HR, and the financial regulation procedure and the accounting software. Uzi gukoresha ama software yabo, planning and budgeting skills, high analytical skills, report writing and presentation skills. Ibi ngibi byose ugomba kuba ubizi. Time management skills, excellent problem solving skills, and clear logic thinking. Fluent in Kinyarwanda, English, and French. Knowledge is of all is an advantage. Uburyo bwo kwapurayingamo rero bavuga ngo interest candidate should send their borrow combined cover letter and wear CV not later than itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu 2026 ntihanganeho gato, hanyuma ugakanda kuri no buto. Ubwo ni ukuvuga ngo abashaka kwapurayinga kuri uyu mwanya bajya kuri job in Rwanda, hanyuma hasi aho itangazo riherera bashobora guhita babonaho iyo buto, ubundi bagahita bakora application mu buryo bworoshye. Hanyuma kandi nanone ushobora kwapurayinga kuri uyu mwanya wa business development manager. Ikigo ni kimwe ntabwo cyahindutse, hanyuma ariko kugira ngo wapurayinge kuri uyu mwanya ho ufite bachelor degree in business management, economics, marketing cyangwa se ibindi bifitanye isano nabyo, cyangwa se ufite masters muri biriya byavuzwe haruguru ndetse na experience y'imyaka 3 mu bijyanye na sales, marketing ndetse n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ufite icyo bita strong communication skills ndetse uzi gukoresha na bijyanye na information technology, ufite ability to manage complex project and multitask, excellent organization skills, hanyuma ability to fish with minimal guidance, be proactive and handle uncertainty, proficient in word, excellent outlook and PowerPoint. Uzi gukoresha biriya byose rero abara akarusho, comfortable using computer for various tasks, familiar with business and operation principle and practice, strong problem solving skills and willingness to roll up one step to get a new business. Hanyuma rero ushobora kwapurayinga kuri no position. Murabona ko ibisabwa ari byinshi, ariko kuba ufite experience yawe y'imyaka 3, bachelor degree cyangwa se ufite master's degree muri biriya byose, nawe ushobora kwapurayinga bitarenze ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu 2023 unyuze kuri job in Rwanda nk'uko turi kubibona hano imbere yacu. Hanyuma iyi position yo nk'uko nayibabwiye yari position ijyanye na business development manager. Ku bandi bashoboye rero bashobora no kwapurayinga kuri umwanya wa director of administration and finance. Hanyuma ahangaha ho kugira ngo wapurayinge kuri iyi position ni ukuba warize bimwe muri ibi bikurikira: ufite bachelor degree in accounting, finance, economics cyangwa ibindi bifitanye isano nabyo, kimwe na none ufite professional qualification such as ACCA, CPA and CMA, ufite na experience y'imyaka 5 mu bijyanye na financial management function such as director of finance, warigeze kuyoboraho ibijyanye na finance. Hanyuma ushobora kwapurayinga nawe niba waba wujuje ibisabwa unyuze kuri job in Rwanda ugakandika kuri iyo buto. Iyi ni akumunsi. Icyo tugambiriye ntabwo tunyuzwaho amatangazo yo kuba tutanga akazi, ahubwo tubamenyesha hari akazi hose. Ariyo mpamvu tugushishikariza kuba wadukurikira umunsi ku wundi.